oya ese uravuga iki? Yakubise Shadibu mu rwego noneho ahita arangije amufata amatekwa amubwira ati fata telefone yawe ngweke hamagara mugenzi wawe ati mubwire ko byarangiye bimeze neza, mubwira aza hano ko ari diri wihute. Arangije Shadibu aramuhamagara yisekesheje undi nawe ahita yatsa imodoka aragenda. cya Shadibu mbese bagishize kuri gun point y'ingumi. Gun point ese ni gutazi kuri ibinyamakuru. Kate Bashabe yamufatiyeho ingumi, bimwe bavuga ngo bamufatiyeho imbunda, yamufatiyeho ingumi. Bafashe telefone ahamagara ki mugenzi we. Mugenzi we yageze ku muryango. Komanda ahita muramasa nawe. Oya reka yarabakubise inzu yuzura amaraso. Yagukubitiye abakobwa va kuriya yarabakubise urukumva arabakubita yarafunzwe uburiri. ntabyo wamenye yago biboni bya cyari nibyo muri demise yarabakubise Kate bashobora kufungwa kunoza yarabaziritse bro, yarabaziritse bamufungira igikondo. Semana bubaye ari ubwa mbere mbyumvisha. Dumba ngo tufata ngo sharing article imwerereza. yarabakubise arabari bavamo yabagize ntaweguka barabafunga. cya Shadibu kiryoshe gukubita. No story ukuntu yarangiye rero. Kate Bashabe bafunguwe kwa kundi uzi ko nyine mu Rwanda, urabona mu Rwanda bifite ukuntu nyine ibwira abantu kwiyunga, especially nk'ibi byo kurwana babahereza chance imbere ko ajya mu nkiko, bakahereza chance yo kwiyunga tu byakwanga baraganira bakagutwara. uzi ikintu Kate Bashabe yakoze? Yahise agabira Shadibu akabwana kimbwa. Urabeshya? Oya yaramushimiye mu akabwana kimbwa. Yaramushimiye mu akabwana. Kirumva agikobwa nanjye njyitinya mamuna. Kate Bashabe arakubita va kuri biriya ukuri yari yajwi rimeze. Urumva agukubita amawashigeri uriya ngomeye ryane. Uriko harigenda ndeba coach Gary ari kwigenya ari kwikindishwa uriya coach Gary Kate Bashabe yamushota. Coach none se ubuvanze gute coach Gary na Kate Bashabe? Niwe bakongetse ngweke kare n'abavandimwe ntabyo uzi. Abavandimwe gute? Ni abavandimwe bro. Nyina I think nyina babaye mama we baravukana. Niba ntibeshye niba mama we tavukana nawe papa avukana nawe n'abavandimwe. Abari i Kigali inde Kate Bashabe ari i Kigali na Coach Gary ari i Kigali. No Coach Gary ari muri Amerika. Coach Gary muri Amerika buri nageze ngo Kate Bashabe ngo Kigali ababyara barabyarana. Coach Gary ari muri Amerika, ubu ngubu yagiye muri Amerika. Urumva Kate Bashabe man, Kate Bashabe ko ari umuhasura. Kate Bashabe ajya kugura tubwana twimbwa tuzungu twakizungura tubona tupapi uratubona tubazwa ku mafoto ye. Abaslay queen abashaka umwigana. Uwe nk'umwana wajyaga mu Bwongereza azungura isi yose yarazi standard ya tubuko tubaho. Waratubona ukuntu twaga tumeze neza mu rupangu ya furi yakoraga nuza. Abakobwa b'i Kigali n'amaslay queen ivuye gusambana na Nigeria, ubonye udufaranga hehe nawe akajya kukagura. Urakubona umuntu nka musiririyoze ngo agiye kugura akabwa. Abakobwa b'i Kigali bagura tubwana ubundi batugaburira ibijumba bro. Ukabona akabwa karimo karahitwa wallahi. Ukabona ko uzukuru dufite ubwoya bw'umweru. Twa Kate Bashabe tumeze. Mama baragiye bafata twana dupapi bakaduha ibijumba mu gitondo tukadusa umukara. Twarwaye bwa kino bro ayoze muri uriya mujyi. Erega nako ka Shadibu kahise gapfa. Urumva yaragatwaye no se rugabura. Shadibu ni umusilamu, erega abasilamu ntabwo bashobora gutunga imbwa tinde. Reka nanjye yarananiye. Dore abakobwa bari kwarwa ngo nibyo byabaye intambara tukora n'ubuvugizi bw'imbwa.
tutabaza abantuza abadogiteri b'imbwa mu Rwanda mutabara imbwa ziri gushira baba bari kuzi nose tuno dupapuro tubura twaba tugurira ibyo kurya mu mantuza ngabaze kugikubita ikijumba cyaraye karakabwa urumva atari ariko Kigali hari ahantu bagurishiriza imbwa kugira ngo nzagende ngure y'imbwa nose ntuzi ko nyakwigendera arizo ariko kazi ntuzi ko byari muri part of his work yarafite imbwa acuruza uwe DJ Mila DJ Mila rata uyu Kigali noneho reka Kigali yateye imbere Kigali hari n'amavuriro y'imbwa ndushe hari umuhungu hari imbwa yanjye mfite yitwa Microgene Kigali yes yitwa Microgene Kigali niyo mfite ariko ndashaka kongeraho iyindi yes Microgene ntabwo yize Microgene roka kunze kuba iyo nta hari roka bari kumwe nayo abo roka kunze gutembera nayo bwanje yitwa Microgene nende se Keza no iyi foto ya Miss Keza kutari kugaragara kandi babona zihenda Miss Kate okay ni Kate kureba Miss Kate Bashabe uwari ufungiwe igikondo yaciye amarenga ko yarekuwe bro yarabakubise hariya urukumva polisi irahurura yarabakubise kugeza n'abaturage bavuze ati hara ntabwo ari shashe hano hari mikiki ngo bari bagize ngo bakwiyecinze fake account yo kumusebya ubeta ariko uzi ibintu bakoze ibi bya social media ariko urakina nabyo ngo bakoze fake account yo kumusebya bo nuvuga ngo bakoraga bira bya stage cya Instagram sinzi mpamvu kiragenda uko ari wibereye mu bintu byawe kirage cya Instagram ariko baramubaze bro uko muri fake account baramubaze dumba ntukureba ko ibintu sene kubwejo bundi hari abantu ushobora kubaga kuri ntuza ushobora kuri social media urimo kumva just one word man bikarangira ubuzima bwagahita buhagarika akavuga ati nta kindi gisigaye uretse kumukozaho intoki zanjye gusa ariko baramubaze mfite ama screenshot ari muri ntuza yanjye ari kuri external ama screenshot y'ibyo biboro byose ukuntu bamubagaga noneho mu kumubaga bazanaga mukuri ubwo tumenya amakuru Kate Bashabe yabyaye Kate Bashabe yarabyaye burya abageni tubaye icyo kiganiro ndaza kukireba niba bikiri byari birebire hazamo umugabo wamubakiye iriya nzu batuzanira amafoto yawe batuzanira ibintu yawe yakodeshaga yamukodesherezaga umugabo basanze ari uwa hehe ni umugabo w'i Kigali ntabwo muzi ariko si ubwo singiye kwivaga mu bya politike ni umupolitike se oya ntabwo ari umunyapolitike ndi kukubwira ubuzima ngiye kwivaga mu bya politike bitandeba ntantu bihuriye ni vie privée it's not necessary naba ngiye kuba nk'abari abakobwa wamutese ibyo ari mwana muco kumbuye wa Kate Bashabe muramuretse ariko ntabwo uwe arazwi ariko ibintu yamukoreye nibwo bucuye ejo bundi ariko Mutesi Jolly wawe ngo yatandukanye n'umugabo we waramutse ariko reka mbabazi uriya mwana w'umukobwa ko ari uko yagowe hari umuntu n'umwe yigeze officially tuzi ahavuga ko ari muri relationship umva akangubwire gufata baca umugani mu Kinyarwanda igihuru kizavamo igihunyira ukiriba bukiri kare ni ukuvuga ko niba umugabo niba afollowinga Mutesi Jolly wenyine n'imbunda ze ibyo biba bimenyesha iki noneho akazajya yandika ubu comment akamwandikaho ngo hey my life I'm coming ngo sinzi ngo in ngo sinzi iki n'iki ndaje kukubwira yarangiza Mutesi Jolly bakamugurira imodoka imeze iriya modoka ngewe nayegurira ariko sesha Dumba reka nkubwira ikintu kimwe urukumva ikibazo iyo mvuze mvuga ko mvugira Mutesi Jolly urukumva ariko urabizigiye ko ntajya ngira amaranga mutima bro uriya numwa bro the girl buriya hari version yindi ya Mutesi Jolly mutazi uriya mwana n'umukozi ku rwego mudatekereza
ni umukozi urimo kunyumva ku rwego mudatekereza. kuno mugabo aza agashyiraho kamera abakobwa bazikuyeho asa nabi. urimo kunyumva Dumba? Bro, Mutesi Jolly ni umukozi ku rwego mwe mudatekereza. Bro, ese akora iki? aho ngaho nicyo kibazo mujya mwibaza. Nose Dumba kankubaza. Wari uko abantu birengagiza ibintu. Nabwo wenda kiruha ba Brenda bazajya babibaza ibyo ngibyo. Oya, icyo akora reka nze nkubaze ikintu kimwe Dumba. Ibyo ntabwo God, ibyo sinzi ntabwo mbibashije ibyo. Ntabwo no hari ikintu mwibaza. Ibyo ni mu byinshi. Reka nkubaze ikintu. Kishkishkishkishki nta kintu mbajije. Reka nushaka kukibaza akora iki? Iki nicyo kibazo tugira. Dumba kankubaze ikintu kimwe. Iyo uvuze ngo umuntu akora iki, siko bimeze? Niba umuntu ashobora kugenda ninda manuka katsirwa n'Imana, hano ntimujye muri ka indiscipline. Ntavuga batamusabira. Avuze iki ngo tumwibwirire? Akari wari urimo uramubwira. Nazamuke ndamubwira ariko nareke kumvugiramo, nibyo ntakunda. Ariko nanjye nanga bamvugiramo. Ntabwo nkunda umuntu uvugiramo. Zamura munyana zamuka ariko ntongere kumvugiramo. Dumba kantine wanjye. Reka nkubwire ikintu kimwe, iyo umwana w'umukobwa tuvugisha ukuri, ndabaha fact ebyiri zonyine. Kambaye fact ebyiri zonyine. Niba Mutesi Jolly ashobora kugenda, turi kumwe? Bijiyo bya mityo fucking nonsense Mike. Uwo ninde? Bijiyo bishya. Urimo kumva du? Niba Mutesi Jolly ashobora mu bakobwa bose ba Miss babayeho. Siko bimeze? Umwana w'umukobwa ari we ushobora mwirushanwa yanyuzemo akaribera umujaje. We Ingabire funga Mike yawe. Irushanwa yabayemo akaribera umujaje. Haribera umujaje gusa. Ahubwo akaba umwana w'umukobwa akaba umujaje ufite igitinyiro kurusha abandi bajaje bose. Tubyumvikane. Igitinyiro se ni ibiki God? Uretse gato tugende gato. Sibyo? Bitewe na capacity ye, urimo kunyumva n'uburyo performing. Urimo kunyumva? That shot differently. Usinzi kubyumva. Ibyo kabire ako kaboro gubunyumvisha ibiboro ngambwira manza wumva untega amatwi. Akagenda akajya muri Tanzania urukunyumva. Irushanwa rya Miss East Africa ryari rimaze imyaka 9 ryarahagaze. Akarizura agashaka amafaranga maze watsinze baramuhembye. Uvuze ubusa mute ntabwo agiye muri Miss imodoka ntibayimuhejeje. Ndakubaza ceceka we ntabwo byaba Miss ntiwagiye muri Miss Rwanda wowe ukava muri uramenye ceceka ntiwagiye muri Miss Rwanda bakakuvana mu ntara Ikibungo ipu. Tugende sinaraye amajwi ndi kukwamamaza ndi kugira ngo utsinde bikanga ugasanga uri mu Brenda ni mwiza sha asaza ari kagufi bakavanamo. Sinamwamamaza amajwi naraye amajwi wandaje singuye skipper. Brenda bamutumuyemo naravuze ngo kuko kibatanamukuremo i Kigali ubwo Godfather urabona ngomba kujya mu ntara niho haba hari amahirwe utaboneye aho uvuka ugiye kwabana mu ntara Ikibungo baroga ageze bamutumuramo. Nibyo nari nkikubwira. Turebe mu bakobwa ukumva Jolly aragiye afata irushanwa rya Miss East Africa ukumva. Bro araperforminze akora ibyo yakoze ariyaranje no kuvuga ngo ntabwo imodoka yatashye ariko ariyaranje mu bihugu 18 byo muri East Africa za Ethiopia, Egypt n'ibindi bihugu byose za Somalia. Umutipe muri Tanzania umwana w'umukobwa ariyaranje kamba ritaha mu Rwanda arihereza Shanita. Kugeza n'uyu munsi Shanita niwe Miss East Africa apari ibihugu 4 ibihugu 18 za Ethiopia. Ubu ngubu Miss East Africa ni umunyarwandakazi. Ariko byavuyeho no ntago byavuyeho. Umugabo bita Renal ni umusikama yambuye abantu benshi muri Tanzania ariyo mpamvu byari byanahagaze mbere. So Mutesi Jolly yashoyemo amafaranga yose arahomba. Uriya mugabo yari muri manganya. Mutesi Jolly asigara arwana nuko uriya mugabo license afite urukumva yayamburwa ariko basanga Tanzania ntabwo bashobora kuyihereza umuntu utari umutanzania. So Mutesi Jolly agomba gushaka umuntu ugomba gushaka undi mutanzania yizeye kugira ngo bakomezanye. I think ntekereza aho mperuka gukurura amakuru y'ibi bintu nuko bagombaga kongera kuri performance bagatangira gukora. So tuve kuri uwo muntu akajya muri Tanzania agakora ibintu nk'ibyo mwaramubonye amavideo arahari. Umwana w'umukobwa aragenda ebana araperforminga arwana intambara ikamba ritaha i Rwanda. Ibyo tubisimbuke. Tubona Mutesi Jolly turi kumwe sinzi inzira yanyuzemo
turi kumwe tumubona bro ari kumwe n'uyu mugabo uyu muopoza wo muri Kenya wapfuye ejo bundi Raila Odinga. Dumba wemeye ko bakuragira none ko God yagiye kumpa gift mu kanya urukunyva Dumba uwo niko wowe urakaragirirwa amageragero gakubitwa n'inkuba backup ururi rwaruna ni cyaruna do reka nicyo urukumva umukobwa tumubona hariya bro sinzi uko turi kubyumvikana tubona Mutesi Jolly muri ntuza muri London kuri universite imaze imyaka 1000 turi kumwe hari nuko abantu birengagiza Mutesi Jolly bamuhereje yagomba kuvuga kuri beauty of African ubwiza bw'abana b'abakobwa b'abanyafrika aravuga ati ibingibi nibyo turabufite ubwo bwiza ariko ntabwo ngomba gukoresha ibi mu mpaye Oxford sinzi uko byumva university imaze imyaka 1000 umwana w'umukobwa abirambika hasi aravuga ati niyo mahirwe mbonye yo performinga uziko hari abana biga muri Oxford b'abanyarwandakazi ndabizi ariko kuba biga muri ikintu kimwe hari nabiga Harvard muri Amerika ariko ndashaka kugira Mutesi Jolly ya postinze invitation ya Oxford abana b'abanyarwanda twebwe twize muri za McGill turamureba turamuseka manza wumve turimo turiga yo urimo urapostinga invitation hari ikintu iyo bamuha admission no reka nkubwire ikintu kimwe no there is uwo mwana wiga amashuri no kutabona amahirwe yo guperforminga tumubona hari imbere y'abantu nka Raila Odinga manzi ugenda urebe mu banyarwanda uretse kazi bafite PhD zo muri Oxford uretse gato muri abo bose uretse umugabo wabaye za Harvard manza wumve muri iriya universite umunyarwanda yagize amahirwe yo gukora bira Mutesi Jolly yakoze ni Donald Kaberuka uyu mugabo wari wakoraga muri banki y'isi w'umuhanga branch yo muri New York Mutesi Jolly yabaye umuntu wa kabiri bro nuko tukabyambura agacuro shata faka buretse gato ngiye kurangiza ndumva birababaza ko tuje tureba negativite z'umuntu gusa ntiturebe positive ye ariko nujya kwitegereza mu izina ry'Imana iriya invitation urukunyumva uretse uriya mugabo Donald Kaberuka ni umugabo ufite profile apana muri Afrika apana mu Rwanda gusa muri Afrika especially no kwisi n'umugabo w'umuhanga cyane wakoze muri banki y'isi niba ntibeshye bro umwana w'umukobwa akagenda hariya agaperforminga kuriya urimo kunyumva hanyuma nibyo kuva kuri iyo bya beauty bumvaga ko bamunaga muri iyo image umwana arabireka avuga urugendo urukumva urugendo rw'u Rwanda kuva mu myaka 30 ishize naho u Rwanda rugeze uyu munsi abihuza n'umwana w'umukobwa aravuga ati murebe ku buzima busho amani aragenda yara performance ambassadeur arumirwa turi kumwe here's the thing ngaho nawe ugenda ukora research iyo umuntu atumiwe hariya n'amafaranga ngaha ahabwa ndatekereza niba ntibeshye uriya mwana yatangiye $80 by'amadolari Godfather igihe Jolly agenda uretse se igihe Jolly ajya muri UK ntabwo yagiye wenyine yajyanye n'abanyeshuri bo muri Aru nka 900 urumva ko rero wenyine wo postinze ntabwo bivuze ko ari we muntu special bacuze uretse gato wowe wavuze ko uzarongorwa n'umwana wa president ubusiga ko n'umwana wa president w'umumotari wa ntuza wa Rizieri cicika se wajyoreka abantu bakavuga oya reka mvuge uyu nguyu utararenga kagira wajyoreka abantu bakavuga reka wowe kuvuga ibintu ko yakuri ari we wenyine wabonye Dumba urabizi ntabwo njye ry'indimi nta nubwo ngiye sindi muri Gatinyo niba ndi kukubwira ibintu ni bifite fact uri Gatinyo ya Jolly kabisa ndikubyumvikaneho naza nkugeza kuri bra ntabwo nshobora uzabaze kandi urabizi inyo ya Jolly yo uyihoramo reka nguyu skipa hano nganze nkubwire urukumva mbere yo kuza muri ibi bintu nabanje kureba niba nihagije mu mirire sanga ndihagije mbona aho ntereka agatafari kanje ntakodesha ubu sura burungi sura burungi urukunyumva so ibyo ngibyo nabanje kwikwiza urukumva manza afata igifu cyanjye ndagihaza urukumva ngiye sinkenera nishyura ku buryo najya kuri Gatinyo y'umuntu unyumve neza cyane Jolly ngiye navuyeho ikipe yawe na Jolly nyivaho nsanga muri cute ndabikundira we na Jolly ntabwo ari reka nze nkubwire ikintu kimwe njyewe ndi mu bantu hano urimo kunyumva njyewe ndi mu bantu babaze Jolly
kugeza n'aho abayobozi banyibeshye bakavuga ngo uyu mwana ni ikigarasha kuba batabona isura yanjye uko nukuri nice couple ngira ngo ugere niwe wamunanije abagabo tega amatwi nageze aho nitwa ikigarasha bakavuga ati uyu muntu ni interahamwe yibasira ifite gahunda yo kwibasira abana b'u Rwanda sinzi kubyumva kuko nta miyaga nashyiragamo urukumva erega bakimugani mu cyongereza ngo a bad beginning makes a good ending so that's a good ending rero kaza yikubwira turi kumwe there is no good ending njyewe nabonye gold hat mbona Mutesi ibyo rimwe mutazi turi kumwe apana uyu nguyu udashaka ko ari umuntu uza kumunyaho kuko kandi which is good yaba ko bose abarega Mutesi Jolly nani Dumba umuntu ntaze ngo amufateho ijambo amugaraguza agati amugire ijambo kuva ku wa mbere bamufate bamurimbura ahagaze gendo rebe ikiganiro nakoranye na nani na Miss Doriane Kundwa nenda Doriane Kundwa Mutesi Jolly na Murangira turi kuvuga ku ingaruka zigera ku bantu bibasirwa na social media sinuri kubyumva ndakumva abana bari barashize bro media n'itangazamakuru ryaragiye ribambura ubuzima rirabarimbura ariyo mpamvu ushobora ubona umuntu nka beautiful nk'umuntu nka Doriane Kundwa udashobora kumubona kuri media yagiye akadisapira akagenda urimo kumva agiye gushaka umugabo nuko yabuze so icyo nkubwira ni iki ntabwo twinjirayo so icyo nkubwira ni iki ngiki rero uriya n'umwana w'umukobwa bro she's the hustler more than you think inde uyu mukobwa nani Jolly ni izina ry'Imana Mutesi Jolly ashobora kurya ataryama amasaha arenze 4 Dumba ko iki Mutesi Jolly ko nibarize Dumba ikibazo oya skipa buretse mande mvugiye kuri Mutesi Jolly yakoresheje ikibuno reka nkubwire do ahangaha ni nk'ukuntu wambaza ngo kubera iki Godfather urasiramuye cyangwa ntabwo usiramuye reka nkubaze Dumba kankubaze okay none reka dukompare ikibuno no gusiramu no you cannot ask me that question ubu nakubaza ngo kubera ko usiramuye bro do nacyo kizaba kiri mu abakobwa mugende mw'isiramuze Nigeria gahunda ndabaza Dumba aya masaha naza nkakubaza ngo kubera ko wapfumuye amatwi so reka nkubaze ikintu kimwe ubu koko tugere aho umuntu yibaza uburyo umuntu urimo kunyumva ni ukubera iki Dumba nk'abantu exactly nk'abantu utembera you go to different countries sibyo you came here ukatubwira ati Godfather awe ubwire gusobanurira impamvu Mutesi Jolly yagize ikibuno manza wumve ukaza hano ukavuga okay I'm the one muri aba ba blogger bari hano muri iki gihugu wize neza ndanyiniga amashuri menshi kubarusha mwese siko cyo tubwira njyewe of course then you cannot ask that question aba blogger uburyo listen to me niba uzahandi sigeze urimo kunyumva ntabwo akabaye questioning niba bidararabaye which I'm not sure even ko byanabaye ibintu kuvuga niba yarakoze sajari y'umubiri we ariko niyo yaba yarawukoze sibyo ntabwo ari uko yari afite ubusembwa if you choose kubikora ntabwo bikora n'importe qui ni nko gushyira brace mu gakira nani appareil mu menyo ni ibintu aziro nk'umuntu afite ubwo bushobozi bwo kubikora akumva hari ukurya yakubikora ni ibintu biraha bihari biri officially byiza bidafite icyo bitwaye niba byarabaye kubera iki kugeza amasaha muri community yacu turi kumwe ibyo bishobora kuba ikibazo njyewe kubera ko umuntu yisukisha ninukize muri big screen ndagaskimbari ni wa wundi ugiye wa mukobwa aragiye harya yari Dumba waretse nkakubaza ikibazo embaza skipper wamusobanurira impamvu abana mwiganye babaga ba mbere b'abahanga ushobora kusanga harimo umwe w'umumotari ubu ngubu iyo mpamvu wayisobanurira impamvu ubwo icyo kibazo kikaba giturutse ku ki nyine ndashaka kugira ngo tuze guhuza gusocializinga no kunetworkinga yuko nta hantu bihuriye no kuba uri umuhanga then ndahita nkubwira impamvu mbivuze ibyo ngibyo ntabwo I'm not still understanding icyo kibazo cyawe kimbajije giturutse ku urabyemera yuko hari abahanga mwiganye babaga ba mbere mu ishuri ariko ubu ngubu bashobora kuba baragiye mu tuzi duciriritse yego ndabyemera ariko ndashaka kuhuza ikibazo cyawe na conversation twari turi okay rero ndagira nkwereke yuko bumwe mu bwenge Mutesi afite tumubonaho twicecekeye nta n'ubitubwiye
nuko dusanga ari umuntu w'umuhanga mu kunetworkinga kurenza ibindi bintu byose bibaho. Kandi kuri iyi si utazi kunetworkinga, utazi kubana n'abakire, ntago waba umukire. Ikindi kintu ugomba kumenya cyo nuko nta muntu n'umwe wakize atagize undi muntu afata ku rutugu ngo amuzamukireho. So ibyo mwebwe mwita ngo ashobora kuba abonana n'abagabo b'abandi n'iki, hari ibintu twebwe tubona mu bijyanye mu byo nakita nko imibanire y'abantu. Umuntu w'umuhanga mu mibanire y'abantu agaragaza yuko, bamwe mu bahanga bandika n'ibitabo bagaragaza yuko ushobora kuba ufite ubwenge butari na bwinshi cyane rwose, bukeya buri aho ngaho, ariko iyo uzi kubana n'abantu neza, noneho hakiyongeraho n'akantu k'ubwiza kuri mwiza, bishobora, ibyo bita beauty privilege, urumva, bishobora kugufata bikagutereka ahantu utatekerezaga ko waba uri. Ariko reka turebe iyo bihaguteretse igihe uhamara. So ni abantu bangahe banyuze muri Miss Rwanda babonye ayo mahirwe, bari aho Mutesi Jolly ari, then mbere yuko tujajinga bambarira. Probably that ntabwo buri muntu afite inzira nk'izo ngizo barimo barakora. Ahubwo Mutesi Jolly we mba numva nk'umuntu yabaye Miss Rwanda ntabwo wabagisha ikibuno wallahi. Ntabwo numva ahantu. Nose ndumva wemera yuko wowe ubwawe iyo ugiye muri gym ubikora kubera ko wowe wumva ubikunze, atari ukubera ko ushaka kuimpressiona society? Mbwira yes or no. Urimo uravanga ufite like icyo ushaka kumfatiramo ni uguhuza, urumva, lifestyle y'abagabo n'iy'abagore. Oya, nta bihuriye. Ndi kureba njyewe umuntu akora ikintu kubera gikunze. Reka njyewe abagabo benshi bashobora gukora gym ikorwa for different reasons, ariko okay, I want to be fit, cyangwa se ndimo ndasa nabi, reka nongere mbere neza, hari akazi runaka kansaba kuba nagira gym, ariko even looking good cyangwa ndashaka no gusa neza nyine n'impressing ibyana tu, urumva. Ariko ku bakobwa kenshi y'umukobwa agiye akibagisha yaba amabere yaba ikibuno, ntabwo nuko batashobora kuza hano ngo batubwire ukuri, uretse ko bajya banabivuga ko njyewe mvugana nabo mu bikari. Ushobora kuba udafite opportunity yo kuvugana nabo mu bikari, ariko hari abakobwa benshi babagishije ibintu mu ahangaha benshi njye nshobora kuganira n'abakanga ati domba twese turabizi gahunda nizi, urumva, gahunda nizi ngizi bakabinyibwirira ku munwa nkarigira ibanga, nkavuga icyo nzarigira ibanga. Ariko iyo urangiye gucrossinga line ukavuga ati njyewe ngiye kwiyongeraho ikibuno, ubwo dutangira kugufatira muri kategori zindi, tukavuga ata byari byanze wakozeyo n'akagimu. Ubwo ariko icyo kibuno kiba kigiye muri beauty privilege imwe wavuze. Sibyo ra? Aho turi kumwe nuvuga kuri beauty privilege ndabyumva. None uretse we nani skipper, none n'ikintu kiba kinatangaje, urimo kunyumva, nukuntu tuba turetse ibikorwa umuntu ashobora gukora, siko bimeze, byanagirira akamaro societe. Tunarebe tuvuge ati Mutesi Jolly niki yakora, niki yakoze, nikakora, turi kumwe. Ahubwo twebwe ikiganiro tukagirira tukakimurira ku mubiri we. No, Godfather na Godfather Davis ntabwo ushobora kuvuga ko, urumva, ko Kasuku kubera atukana cyane ko adafite abantu bamukunda cyangwa adafite ibintu bizima akora. Nta